Ndagushuje kandi nkuhaye ikaze kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwara ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. Mbese waba warigeze ujya gushaka ikintu ukakibura burundu mu gihe wari unagifite mu ntoki, ugashakira n'ahantu hose mu mifuka hafi yo kureba no munsi y'ikirenge, ariko ugakomeza kukibura, ukibaza impamvu ndetse n'amerekezo y'icyo kintu urimo ushaka. Mbere yo kugusobanurira iyo mpamvu igutera kwibagirwa, reka tubanze dukora akitozo gato. Gerageza kwiyibutsa ibirori waba waragiyemo ndetse bikanakubera byiza kurusha ibindi mu birori waba waragiyemo. Ese ubu ngubu urimo urabyibuka? Nanone kandi gerageza kwibuka umwenda wambaye umunsi wo kuwa kabiri mu cyumweru gishize. Ese urimo urawibuka? Amahirwe menshi ni uko utabasha kuwibuka. Niba kandi urimo no kwibuka byakugoye kuruta kwibuka bya birori, iyo kandi ni nayo mpamvu kwibagirwa bibaho kandi binakomeza kugenda biducanga. Kwibagirwa ni bimwe mu bikorwa byacu by'ingenzi ubwonko bwacu bukora buri munsi. Ubwonko bwacu kandi bukaba buzi ubwenge bwinshi kugeza n'aho bumenya ibyo dukenera kwibuka ibyo ari byo byose byagiye bitubaho. Iyo kandi ikintu kirimo kugenda kikubaho, ubwonko bwakira ayo makuru yose uri kugenda ubona cyangwa se ugenda wumva, bukayabika mu bubiko bw'igihe gitoya, short term memory mu ndimi z'icyongereza. Nyuma y'iminota mikeya, iyo ubwonko bwawe bwumva ko ayo makuru ari ingenzi, uyohereza mu bubiko bw'igihe kirekire, long term memory mu ndimi z'amahanga, anyuze mu gice giherereye hagati y'ubwonko kizwi nka hippocampus. Ikaba ari ikora nk'uruganda rutunganya amakuru. Icyo gice kandi ni nacyo gishyira ku murongo, kikabika kandi kikanayungurura amakuru ukeneye igihe ugeze ku kuba wakiyibutsa bimwe mu byagiye bikubaho, ndetse ayo makuru akaba ari ingenzi, rero ukaba uyahabwa n'icyo gice cya hippocampus. Iyo ibonye ko ari ngombwa, iyohereza mu gice cy'ubwonko ari cyo kizwi nka cerebral cortex, kikayabika burundu. Ariko ibyo ntibivuze ko ushobora kwibuka ibintu ibyo ari byo byose ngo ni uko byashyizwe mu bubiko bw'igihe kirekire, bibaho ko nabyo ushobora kubyibagirwa. None se kuba ufite hippocampus na cerebral cortex ariko ukaba utabasha kwibuka, biterwa n'iki? Impamvu ni uko kwibuka bikomeza bisaba ko ubwonko bwawe bukora amakuru mu bubiko bw'igihe kirekire bukayagarura mu bubiko bw'igihe gitoya. Akenshi kandi ubwonko bukaba bushobora kubika mu bubiko bw'igihe kirekire amakuru y'ibintu byatumye tugira amarangamutima, nk'ibyatubabaje, ibyadushimishije, ibyaduteye ubwoba, ibyaturakaje ndetse n'ibindi nk'ibyo. Ubushobozi kandi bwacu bwo kubika buba bushingiye ku bushobozi bwa hippocampus, cya gice kidufasha kugarura amakuru ari mu bubiko bw'igihe kirekire. Wumve ko nabyo rero bishobora kugira uruhare bitewe n'ubushobozi bwa hippocampus yawe cyangwa se umuntu afite yerekeye mu kugarura ayo makuru. Ibagirwa cyane kandi bishobora guterwa ahanini no kudasinzira bihagije, kugira imihangayiko cyangwa se agahinda gakabije, kwakira mu bwonko ibintu byinshi icyarimwe, ubudaheruka gutekereza ikintu ushaka kwibuka, kwigunga, kurya ibiryo bidafite intungamubiri mbese ubwonko bukeneye, kunywa inzoga nyinshi cyangwa se ibiyobyabwenge, guhahamuka cyangwa se gukoresha imiti imwe n'imwe. Hari n'igihe kandi ubwonko bwanga kwibuka ikintu cyaguhungabanyije mu rwego rwo kukurinda. Abahanga bakomeza bagaragaza ko kugira ngo umuntu akomeze kugira ubushobozi bwo kwibuka, asabwa gukoresha ubwonko kugira ngo akomeze abutyaze, binyuze ku kuba yasoma ibitabo kandi akaniga ibintu bishya, akirinda kurangara mu gihe ari kugenda agerageza kwibuka, ahubwo agashyira ubwenge hamwe kandi ko ibintu ashaka kwibuka akabyigisha abandi cyangwa se akabisubiramo abyisubirishamo ubwe, ndetse akanakora siporo kandi akarya n'indyo yuzuye. Naha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Hodari Empire, kanda like, share, comment kugira ngo ubane natwe, ukaba wari kumwe nanjye Uwimana Damien Hodari.